turabashuje mwese mukurikirana GCM TV 7. Twongeye tubifurije kugubwa neza mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, turabiyegereje rero mugubwe neza. Rero uyu ni wa mushuti wanyu Burishwadir. Imeze gute bro? Bimeze neza. Inyuma ya kamera ni mu Justin. Bimeze neza kandi cyane. Inyuma ya kamera ni mu Justin. Burishwadir ngira ngo tuje kugira ngo tuganire. Mumeze neza ariko? Yego, turaho turi amahoro. Turashima. Ikigaragara cyo nuko uko imyaka igiye igenda ariko ibintu bigenda bihinduka. Nawe urabibona? Impinduka ntabwo zabura kuko niko isi yubatse. Bihinduka biba byiza kuri bamwe, bikanahinduka biba bibi ku bandi. Nuko icyo bivuze, wowe uyu munsi ushobora kubyuka umunsi ukakugendekera neza, undi wamugendekeye nabi, haba mu kazi, haba mu mibereho isanzwe ya buri munsi. Isi niko ikora. Icyo wowe hari n'igihe icyo wowe wita cyiza cyakubereye cyiza, undi we kiba cyamubereye kibi. Yego. Nahoze ndi kureba hari utuntu abantu bagenda bapostinga utuvideo n'utundi, ndi kureba akavideo, ndi kubona akavideo ko mu myaka n'ingahera nimba ari muri 90 na 80 ya kera rwose, banyereka umuntu w'umudamu aza ahereza umugabo icyo kunywa apfukama. Bakagenda bazamura imyaka bakageza 2026, ahubwo umugabo ari buza apfukamira umugore amuhereza icyo kunywa. Nagira ngo tuganire ku banyarwanda dusa nkaho duhuza ibyo bintu, kuko iki ni ikiganiro cy'abantu bakuru, ni ikiganiro cy'imiryango tugiye kuganiraho gatoya ku bantu bakurikirana GCM TV 7. ngira ngo ahari murabizi ko yari channel yanyu, channel izaho ibintu bikomeye by'ubwenge n'ubuhanga. Ndabararikira kuba maso kuko ni mutamaso ntimuzabyumva. Niyo mpamvu hariho siroga ivuga ngo think global, impact iriyo. Tekereza isi, ibintu byanyabyo. Tekereza ku rwego rw'isi. Think global. Yego. Noneho impact, ibintu byagiye iberiyo nyine, ingaruka zize kuba ari nziza, cyangwa ibyo watekereje kugaragara ibyanyabyo. Yego. Rero nahoze ndi kureba ku kantu nkigira ibintu byinshi cyane, nagira ngo tuganire ku kiganiro kijyanye n'umuryango. Ntacyo bitwa. Ngira ngo ahari wenda ntago uri muto, wenda uri muto ariko ntago uri muto cyane. Sinde muto, sinde na mukuru cyane, ariko ndacyari muto nibwo butindi, urumva? Mbese ndi hybrid. Yego. Ndi hagati no hagati. Yego. Ngira ngo rero impamvu navuga gutya, nagira ngo tuze kuganira abantu batumenye, ni Burishwadir ndetse nanjye nyuma ya kamera mu Justin. Televiziyo yanyu GCM 7 TV iri kunywa kino kiganiro. Iyo urebye ubuzima bw'abantu bagenda bamo bwa buri munsi, usanga umuryango urushaho kugenda utungurana. Ibyari byitezwe ku miryango ntabwo ari byo imiryango ibonwamo. Ubundi kera umuntu yaravukaga ari umwana agakura bamubwira ati rero umwana uzaba umugabo, ugira urugo, ugira abana. Ariko uyu munsi wa none usanga abantu benshi ntibakeneye kugira urugo, ntibakeneye kugira abana. Abagize abana bavuga ko ntacyo bamariye, abagize abagore bavuga ko ari ibihombo, abatarabagize. Nuko isi imeze. Nagira ngo nkubaze, ugiye kibwira abanyarwanda, wumva ute ubwo buzima bw'ahashize butoza abantu gushaka no kugira imiryango, n'ubuzima bw'uyu munsi uvuga ngo ntacyo bimaze? Byumva ute? Mbishyize muri iyo context umbajije, ubuzima bw'icyo gihe bwa kera ushatse kuvuga, njye ntekereza ahari ko bwari bworoshye ugereranyije n'ubw'uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu aho twita kera wenda ntabwo abantu bigaga cyane ngo baminuze basazire mu mashuri, yaba ari abahungu cyangwa abakobwa, abagabo n'abagore b'icyo gihe. Ibyo kurya, aho gutura, ibyo kwambara byabonekaga ku buryo bworoshye ugereranyije n'uyu munsi, byaba ku kiguzi, yego ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu nyine iyo baganira kera y'icyo gihe
kera wenda yacu cyangwa kera y'abatubanjirije, uhita wumva nyine ko ibintu byari byoroshye ugereranyije n'ubu. Ah, hari akantu uvuze njya nguze gusobanura neza. Ubundi abanyarwanda cyangwa ngo ntabwo mitagira bubu. Yego. Nagira ngo dusanishe 2026 n'indi myaka yatambutseho gatoya, na myaka 50 cyangwa iri munsi yaho gatoya. Ariko hari akantu uvuze njya gusobanura abanyarwanda. Uravuze ngo cyane ibyari bikomeye nibwo bikomeye. Ariko nibyo njye niko nyine mbitekereza. Reka nyine nkomeze mbanze ngugase. Niba umuntu yaragendaga kilometero 15 cyangwa 20 n'amaguru, ubu ngubu ukaba utajyana kilometero n'amaguru, ubwo buzima bwari bukomeye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba umuntu yaraguraga inka y'ibihumbi 2 cyangwa 3 akayibona bigoranye, ubwo icyo gihe urabizi ko hari abantu batatungaga inka n'icyo gihe batabasha no kuzigurira. Ubwo icyo gihe nibwo byari byoroshye. Ikindi, niba icyo gihe umugabo n'umugore barabanaga ariko bakabana barwana, umwe akubita undi agira gute, uyu munsi bararwana ariko ese icyo gihe nibwo byari byoroshye. Ubu ngubu hariho amategeko ya 2026 abagabo baciye bugufi. Nagira ngo use nkaho unsanishiriza icyo gihe cya none n'ibyo bibazo mubajije ni bitatu mubajije. Icyo usozerejeho n'ubundi kurwana n'uyu munsi barabakocora rwose. Umugore akocora umugabo cyangwa umugabo agakocora umugore. Ariko ukubise umugore abizi ko nyuma y'amafera tutari kandi cyane byabagaho. Oya, ariko ntibibuza ko batarwana. Icyo cyo ndagisubije. Nta nubwo nciye ku ruhande, ahubwo reka nivugire wenda. Ubwo no kuvuga ngo nimba ugishubije rero cya kintu cyavuga ngo ubu ngubu nibwo bikomeye. Ubwo ngira ngo urabyumva ko itiseyimo igihinduka ako ngako ko kurwana byo bizahoraho. Yego. Wankocora uri umugore cyangwa nkagukocora nagukocora uri umugore wanjye, cyangwa wowe ukankocora ndi umugabo wawe. Gusa nakubwira ngo bamwe mu bagore, bamwe mu bagabo cyangwa bamwe mu bagore bashobora kubita abagore babo cyangwa abagabo babo. Niko wari kubisubiza pana bivuga ngo bamukocora kuko ni wabikora. Turi hano kugira ngo tuganire ku muryango nyene, ariko tudaciye ku ruhande ntabyo kwijijisha kuba guhari. N'ubundi n'ubu bararwana, ukumva ngo umugore yakubise umugabo cyangwa umugabo yakubise umugore we. Ntabwo byemewe, nta nubwo ari umuco mwiza, ariko bibaho. None se tuvuge ko bitabaho kandi tubona kuri social media n'ibyo twibonera n'amaso bihora biba. Icyo nanagisubije. Mu gihe hari abantu uruntu ngo ntiruzabura. Yego. Ya muri bitatu kimwe ndagisubije, ariko byose target ni imwe. Ni ukuvuga ngo noneho kera umuntu yabasha kugura inka y'ibihumbi 2 cyangwa 3 ariko akabona bigoye, like nk'ubu n'ubundi. Nandi kubaza ngo ubwo buzima kuko nibwo wavuze ngo bwari bworoshye gute? Impamvu nabishyigikira ko bwari bworoshye ni uko iyo nka wabashaga no kuba umuntu yakwikundira akayiguha. Ariko uyu munsi impamvu atayiguha, hari impamvu nyinshi zatuma atayiguha. Icya mbere, ahita yibara mu mafaranga y'ubu, akabona inka niba igeze kuri miliyoni kuzamuka bitewe na girife yayo. Harya inka bayita, hari bitewe n'amazina yazo nyine, hari izihenda n'izidahenda bitewe n'amazina. Ariko byanze kunze inka ntiyajya munsi ya miliyoni nk'ikuze. Za kera bitaga inyarwanda zisigaye zihenda ni 500, 600, 700, 800 miliyoni n'igice gutyo kuzamuka. Uyu munsi ahita iyo nka yibara mu mafaranga kumva ni menshi. Icya kabiri, bakubwiye aka kanya nawe ngo utungure, bakubwiye ngo baguhe inka aka kanya ariko ntuyigurishe uyorore, ubundi wayishobora. Hari icyatuma rero uretse gato, hari icyatuma n'uyu munsi umuntu ataguha inka, kuko we arahita atekereza ko urayijya kuyibaga, mbese urayigurisha. None ibyo ngibyo nibivuga ko byari bigoye se? Ko aricyo ni kukubaza nyine. Oya, byari byoroshye kuko uyu munsi icyo gihe uretse gato tugiye kurwana noneho. Uretse gato nkubwire, njye ndimo ndashaka kugira ngo twe kuri icyo kintu cyumvikana, sibyo? Uyu munsi wa none, ubundi kera umuntu yatungiraga inka ibintu bigera kuri bibiri by'ibyo by'ingutu. Icya mbere, watunga inka kugira ngo ubone ifumbire. N'uyu munsi niko bimeze ariko. Icya kabiri, watungira inka kugira ngo ubone amata. Uyu munsi wa none rero ntabwo bikigusaba kugira ngo utunge inka kugira ngo ubone ifumbire, ari mvaruganda. Ntabwo bikigusaba kugira ngo utunge inka kugira ngo unywe amata. Urajya hariya muri ntuza mu ikaragiro uyazane,
ndimo nagira ngo yaturutse ku ndimo kizi nagira- si yaturutse hari abandi ku bantu bafite ibikingi borora singombwa ko umuntu wese yorora ubu se wayorora he nawe urabisubiza ko bitemewe se nyine ntabwo byemewe korora si ugupfa korora uyu munsi wa none nyine hari uyu munsi hari utaguha inka yego bitewe n'uko ntaho wayororera ufite kereka akubwiye ngo urahita uyigurisha Yego. cyangwa uyibaga ugurisha inyama ariko icyo gihe yabaga yayiguha ukabona uburyo wayorora nyine ya noneho rero aho byari byoroshye kera birumvikana ni ibintu ni urucabana aho ngaho uri kumva naho ni urucabana barajya muri komenti batubwira wenda impamvu bavuga ngo byari byoroshye wowe nuko ushaka gusanisha iby'iki gihe n'ibya kiriya gihe ariko noneho ngaho ugenda ujye isubira muri ibyo bihe apana bivuga ngo wibivuga nk'umuntu uri kurebera kuko byari byoroshye byari byoroshye kuko umuntu yabaga yaguye iyo nkukabona naho uyiragira rega nose ubu uyu munsi aka kanya bagutunguye bakayiguha utari bujye kuyigurisha ubundi ubu wayiragira ubu biroroshye kuko kera abantu babagaho badafite inka nta buzima ariko ubu ngubu ubuzima burahari udafite n'inka ubu nibwo byoroshye ubwo nyine ni urugero wari watanze rw'inka hari icya mbere wari wambaje reka tuvuge turimo turavuga ku bijyanye n'ubuzima bwa kera hari ahantu ushaka ko tuza hari ako wahereyeho ku bijyanye uburyo umuntu yagendaga n'amaguru kilometero 15-20 ubu ngubu umuntu akaba agenda kilometero imwe ntihagenda n'amaguru ugera utega ubwo turimo turashaka kureba ubuzima bwa kera bugoye n'ubworoshye bwa kera n'ubw'uyu munsi ubworoshye n'ubwoye n'ubushye hari aho nshaka ko tugeza rero nyirizina wenda kera wagendeshaga ayo maguru umubiri wawe ukaba uwukoresheje siporo zizawuremamo kuba uri umuntu nyine udatagangazwa n'ubusa ukaba urawubatse bikakuvuna ku bw'umubiri ariko bikagira impakiti nziza cyangwa ifekiti nziza nyine ku mubiri wawe uyu munsi nibyo uratega ukava ukagera ahantu runaka watega indege watega moto watega imodoka ukagerayo byoroshye ariko wagiye wicaye ejo bundi nibwo uzarwara za ndwara z'uko umubiri wawe nyine udakora siporo ni urugero uri kumva noneho rero iterambere cyangwa uko iminsi igenda ihita tubyite nk'iterambere hari ibyiza rizana n'ibibi rizana uri kumva ugezeyo vuba ibyo ni ibyiza ko ugeze aho washakaga vuba sibyo ariko ikibi ni uko ugezeyo wicaye harimo ingaruka za rubagimpande n'ibindi ndwara ngo aho kuri icyo harimo ibyiza iterambere rizana cyangwa uko iminsi igenda ihita ariko n'ibibi ntibyaburamo gudu icyo ushubije kabisa nicyo reka twigarukire uyu munsi wa none hariho imiryango cyangwa se nanabajije ku bijyanye n'umuryango mvuga ku bijyanye n'imiryango ariko ku bijyanye n'ahashize n'uyu munsi wa none wanshubije ngo na kera barakubitanaga sibyo n'uyu munsi baracyakubitana ibyo ni ibintu bisanzwe none iyo urebye ubukwe bw'uyu munsi wa none ukareba uburyo umusore arambagiza uburyo afata igihe cye uburyo baterana imitoma ese ubona mu buryo abo basore n'inkumi babanamo cyangwa se bategurana kugira ngo bazabane iyo ugereranyije no mu minsi ya kera wenda utabayemo ariko wumvise uba usanga uburyo bwari bwiza ari ubuhe ugereranyije n'ubw'uyu munsi wa none iyo kera wenda iyo kera njye sinari impari ariko uburya ariko warabyumvise yego hari ukuntu umuntu akubwira isitori urumva amateka y'ahahise ukahita ubwonko bwawe bwisanisha nuko ukabyumva nk'aho wari uhari ushobora no kubwirwa ikintu cy'inkuru nyine yabayeho neza neza nawe ukaba ucyumva nk'aho nawe wakibonyeho n'ibya nyabyo ubwo rero tugiye mu bya kera n'iby'ubu nk'uko nakomeje kubivuga ntekereza ko ubukwe bw'icyo gihe n'ubukwe bw'uyu munsi ubw'uyu munsi bushingiye kuri social media ngaragare neza nshimwe hatazagira unshishamo ijisho ariko mbere twumvaga ngo hari n'igihe umukobwa yabaga ari kwitambukira gutya ngo hakaba hari abasore bitwaga ngo inkorokoro ngo bagahita bagukubita ku bitugu ngo bakakwirukankana bakagushyira umusore runaka mukabana mukabyara mugaheka mukororoka
ibyo by'igikwe bitabaye, kandi niba wenda bakazafata nk'ikintu bakajya gutura iwabo w'umukobwa, kuko babaga bazi aho yakuru bajyaga kwirega, ni nko Babyitaga bivuze kwirega neza ubundi. kwirega. ubwo rero bakavuga ngo urabona ngo umukobwa wawe ngo yagize gutya ngo arayoba, Ibyo cyangwa yo- se ngo ari ngo burira ngo turamucumbikira babaga bazimiza babizi baba bijijisha, ari amagambo baba bavuga. Ariko uyu munsi wa none ubukwe ni ukwifotoza. Ubukwe abako igitsina gore nicyo kinabukunda cyane. Noneho ikindi uretse ko nyine bizagenda bigabanuka bivaho, usanga hari ababyeyi baba bashaka nk'igishoro ku bana babo b'abakobwa. Ugasanga umukobwa bamushyize ku giciro, abaye nk'aho ari igicuruzwa, bakagena igiciro runaka ngo naya naye. Urumva rero uyu munsi ntabwo byaba bishimishije. uyu munsi ni iterambere Nyine muri make umuntu aragurwa amafaranga, ni nk'aho ari ukumugurisha bakajya mu biciro ngo nutampa miliyoni 5 miliyoni 3 miliyoni 2 Yego, yarize yakoze ibi. ariko njye mbona atari byiza ku ruhande rwanjye. Wakabaye ureka wenda abana niba bashimanye mugakora ikirori, bagakora ikirori kijyanye n'ubushobozi bwabo. Yego. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu, cyane cyane mu buzima bw'abantu bagenda babamo. Kubera iki umubyeyi aba yarashatse ari umukene, nyuma yamara gushaka kwenda akabyara bikaza gucamo, noneho umwana yamuzanira umusheri cyangwa umufiyanse akavuga ati yiza ngahe, afite amafaranga angahe. Ni ukubera ko ababyeyi bakunda kugira iyo mico. Nyine ni ba babyeyi nakubwiye baba bashaka gucuruza abana babo, bakabagira nk'aho ari itungo, nk'aho nyine ari ikintu cy'igicuruzwa, aseti runaka. Ngira ngo ababyeyi murimo murumva rwose, mureke kuremerera abahungu n'abakobwa banyu pe. Wowe washatse ntacyo ufite, uragira ngo umusore ugiye gushyingira afite iki kandi ari umusore? Ikibabaje ni uko ushobora no kugenda wenda bitewe n'ubushobozi uriho, ugakora ubukwe bwa miliyoni 50, 100, sibyo? Ugakora ikirori pe, abantu bakava aho bemeye bishimye, ariko umugeni wawe ntimumarane n'umwaka cyangwa 2. Ako niko kantu nagira ngo tugarukeho, tuzeho. Uretse ko nagira ngo tubitware step by step, nidushaka tugasubikira ntacyo bitwaye, tuzasubukure. Niba hari ikintu wenda njye ndi kubona nagira ngo uze kukibwira abanyarwanda bakurikirana GCM TV7, uyu munsi wa none hari ikintu bita gusenyuka kw'ingo cyane, gutana kw'ingo. Ese ntibyaba bishingiye kuri icyo kibazo wavuze kijyanye n'amakwe, cyangwa se n'ababyeyi bashaka gucuruzamo abana babagize aseti cyangwa se umutungo wabo? Ubundi gusenyuka kw'ingo kw'iki gihe bireze pe. Nta n'ukibise kundi. Oya, ubundi kera byabaga ari igisebo. Kumva ngo umuntu yasenye ubu nta n'umuntu ukibiganiraho, nta n'inkuru irimo. Nta nkuru irimo. Uwo ari we wese, waba umukene wasenya, waba umukire wasenya, urumva ni ibintu mbese bishoboka cyane. Ariko ngewe icyo mbona, warumbajije icyo mbona kibitera, ubundi urushako ni ikintu gikomeye cyane kandi kidafite forumire. Nta umuntu uzakubwira ngo hari forumire yo kugira ngo urugo rwawe rube rwiza nk'uko ubishaka. Iyo forumire ntibaho, azaba akubeshya. Ushobora gufata umwana w'umukobwa uri umusore, ukaba wamutereta imyaka tubihe 10. Wenda mwaraturanye, ni umwana wo kwa pasiteri, ni uwa kwa shehe, cyangwa n'uwo kwa padiri. Padiri ntabwo babyara. Harya padiri kwa padiri ntibabyara. Ubwo icyo nashakaga kuvuga, mu bakozi b'Imana nyine cyangwa mu bantu basenga. Yego, nicyo naho nashakaga kuganisha. Wenda ni umwana ukomoka mu rugo rw'abantu basenga, bihaye Imana, mbese abantu nyine twita ngo ntabwo ari ab'isi. Ukamugogera, ukaba umuzi amavu n'amavuko,
rwose ukamutegereza imyaka 10 kandi mukundana imyaka 10, urumva mwabana ugasanga n'ubundi ntibiteye kabiri muratandukanye. Hakaba n'undi wigendera ari kwigendera bugenzi agatoragura, reka mbivuge mu mazina yabyo, wenda akitoragurira umwana wo ku muhanda. Ubwo nanze gukoresha ngo ya mazina nyine babyita, ugasanga we bararambanye ndetse baranasazanye, uri kumva. Niyo mpamvu narindi kuvuga ngo nta foromire ibaho, ariko none nta foromire nyine ibaho umuntu yakubwira yuko nuyikoresha urugo rwanyu ruzarama. hari uwo byahiriye ariko bikaba bitahira undi. Yego, ni nk'urusimbi nyine. Noneho ariko icyo mbona gitera ingo gutandukana, hari nk'ukuntu abantu benshi iyo bagishakana ubuzima bwaba bworoshye bwaba bukomeye, hari uburyo umwe aba yita ku wundi, urumva. Noneho iyo hatangiye kubamo kutitanaho nk'uko byatangiye, umwe nyine umutima we ugenda utishimira, tese byagenze gute, ushobora gukeka uti ko atakimfata nka mbere, nawe agakeka ngo kutakimufata nka mbere. Byanze bikunze haba hari ukutaganira hagati yanyu, sibyo? Uyu wenda ikiganiro mwagiranaga kera mugifiyansanya mukibana, hari igihe biba byaragabanutse wenda bitewe n'inshingano mugezeho, uri kumva. Noneho rumwe akita undi ba mwana, urumva, bikaba byakurura ikintu kitari cyiza, cyane cyane nko ku mugore, urumva. Umugore washatse n'utaramuteretaguze ko atangira kumutereta, icyo kintu ujya ukibona. Si n'umugore washatse gusa, n'uwamaze gusetinga ubukwe, iyo amaze kuvuga ngo iyi ni fiyanse sefu de dede, yego, abatamuvugisha n'abataramuvugishaga batangira kumuvugisha cyane. Ariko ubundi umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ikintu kikwereka yuko ibintu bitameze neza, ubwo ni ku mpande zo. Nimvuga icyumwe ujye ucyumva no kuri mugenzi we. Wenda uri umugabo, urumva, waratahaga nk'umugore wawe mukifiyansanya cyangwa se mukibana agakukuriramo inkweto, wenda uyu munsi ntabikora, urumva. Aho ngaho ugira amakenga, sibyo? Wenda yagushyuhiriza utuzi akagushyirira muri dushe ugakaraba utuzi dushyushye, none wenda uyu munsi abikora rimwe na rimwe, urumva. Aho ngaho ni ku gitsina gore, inshingano ze wenda zireba ku mugabo. Nawe wenda wamutahaniraga umugati, sibyo, cyangwa agapome, none ntiwagatahanye. Byanze bikunze aribaza kuki utatahanye agapome wajyaga ugatahana. Ese hari undi waba wagacishijeho? Niko mu mutima we ntiyabura kubitekereza. Ibyo rero bikururana amakimbirane. Ahubwo icyo njye mbona abantu bagakwiye gukora kugira ngo wenda rurame kabiri nubwo rutarama iteka ryose, urumva, mba mbona uko watangiye utereta umuntu, uko mwabanye bwa mbere, ibyo wakoraga, urumva, bikore. Nibishaka bigabanuka ariko bikore. Niba waratahanaga udupome 3 cyangwa 2, basi tahana kamwe ariko kaboneke. Uvuze icyo kintu, ariko ntekereza gutya, hari igihe usanga nyine umusore n'inkumi birumvikana baba bari free, ku buryo wenda muri abajeni mariye gukorera umugore wawe ibyo byose abimukora cyangwa umugabo wawe, ariko hari igihe kigera umugore akababyaye, reba niba iyo ntuzi icyaga, umugore akabyaye akana kamwe ka kabiri, arya gutambuka akahita akamufata amaguru, ajya gushyira muri dushe, akaba karaje kakarabize, agera gutya ajya no kumeza ngo musangire kwa kundi k'umugabo n'umugore, kakaba karitumye kagiye kugakora. Rero
ese abantu ntibakomeza kwizirika ku bidashoboka? Uwo muntu umeze gutyo yaguhereza ke yajya aguhereza? nyine niyo mpamvu navuze ngo hari inshingano zigabanuka, urumva, ariko zikagabanuka mbese ni keya zigabanuka, ariko zikagabanuka hari impamvu. Nk'ubwo uravuze uti mbere nta kana mwari mufite none muragafite, wenda umugore ari kuhagira wa mwanya ari kuhagira, hari ikindi yabaga ari kugukorera mu gihe kari kataraboneka. Ni gutyo keya zigenda zigabanuka. Turi gusoza kino kiganiro, turaza kugikomeza na amasizoni, tuzagikomeza ni ama episode tuzakigarukaho. Niki wabwira abantu bakeneye keya bahoranye mu busiribateri no mu gihe bamaze kugira umuryango mugari, abana n'abandi bantu baje muri famiye? Niki wagiraho inama abantu bumva bakeneye kuba muri bwa buzima bwo mu busiribateri bagishakana, mbega mu bajeni mariye, bamaze kubyara, bamaze kugira abana, bamaze kugira n'abandi bantu muri famiye batari bahari? Niki wagira inama abantu bumva babangamiwe n'ibyo bintu bakaba bati urugo ruratunaniye? Ubundi umugore n'umugabo icyo bapfa cyose kiba icyo bapfana kiba kiruta icyo bapfa. Ahubwo mba mbona abantu bakwiye kuba wayizi, mbese bakatekereza cyane, ntibarakazwe n'ubusa. Kuko umugore iyo yatangiye kukwanga, urumva, ikizamukubwira umubwira akantu gato akarakazwa n'ubusa, urumva. Kandi n'umugabo ni gutyo, uri kumva? Mbese ariko abantu barabyumva, barabizi. Niba umugabo wenda umugabo watangiye kugira keya nkeya mu rugo, umugore amubwira akantu, umugabo akarakazwa n'ubusa. N'umugore ni gutyo bimeze. Umugabo ashobora kubwira umugore w'akantu gato yaba yari asanzwe amubwira, aramubajije se wenda bimeze bite, ugasanga nawe amubwiye inabi. Burya byanze bikunze amakimbirane aba yatangiye. Ngira ngo rero abanyarwandakazi mukurikirana GCM TV 7, nagira mbabwire ngo iki kiganiro turaza kugenda tugikomeza, tugikomeza. Uze kwandika kuri komenti yawe, wandike ikibazo ushaka kutubaza, ushaka kubaza muri Shwadiri, noneho tuzagaruke tugisubiza ntacyo bitwaye. Utubwira aho tuzaganisha, twatangiye turakomeza dukomeza, turaza kugenda turaje tubarundumurireho. Reka agapfundikiye gatera amatsiko. Yes, reka rero dusezera abanyarwanda, tuzagaruke next time tukomeze tubabwira ibijyanye n'imiryango. Tuzagira ku bintu byinshi, abasore, inkumi, abagabo, abana, ababyeyi, tuzavuga ibintu byinshi cyane, kandi ndabizi ko bizagenda neza. Sinzi ni wabasezera. Yego, murakoze. Ni buri Shwadiri nk'ibisanzwe ku mbuga zose. Use tubibutse gukanda sabura. Sabu ni nk'itegeko, ubundi ibyo ngibyo ubishaka ayikande, ariko ayikanda azi yuko atazigera yicuza impamvu yayikanze. Umuntu ukurikirana iki kiganiro niyumva koko hari icyo kimwibukije cyangwa se cyamugirira umumaro muri we, akande. Niyumva kandi bitaramuzamo, abaretse kuyikanda azayikande ku ma episode nk'abiri, 3, 5 ajya akomeza dukurikira. Yes, mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.